wicaye iri jambo rizakubere impamvu. Ni ukuvuga ngo nta zuba riva ngo ntirirenge, nta mvura igwa idahita. Ngaye abantu bafata icyemezo cyo kwiyahura kandi ari icyemezo cy'igihe kirekire. Mu gihe ahunze ibiba byamubayeho kandi bikamubaho mu gihe gitoya bigomba guhita birangira. Mbere y'uko ufata ikibazo gishobora guhungabanya, igihe ufata umwanzuro ushobora guhungabanya ubuzima bwawe, ujye ubanza utekereze kabiri. Impamvu iguteye icyo kibazo impamvu ibigutera gufata icyemezo kigayitse cyangwa se umwanzuro ugayitse, jya ubanza utekereze kabiri, ubanza urebe uti iki kibazo kigiye gutuma ubuzima bwanjye buhungabana, ese nzakigumamo cyangwa nzakivamo? Ujye ubanza witekerezeho kuko hari inzira nyinshi ushobora gukora cya kibazo ukakivamo, aho kugira ngo gitume cyakubuza ubuzima bwawe bw'iteka ryose, ugahitamo gufata umwanzuro w'ubuziraherezo. Ibi ndabivugira ko abantu benshi nasanze bafata icyemezo kimwe. Ni kenshi cyane umuntu ahura n'ikibazo, nta kibazo kiba gitoya cyangwa se kinini kuko ibibazo byose birangana, ariko ugasanga igihe ikibazo yinjiyemo cyangwa se igihe ikibazo kimubayeho kimuteye gufata umwanzuro wa burundu, kandi nyuma ya wa mwanzuro afashe bikaba bishobora kuba wenda cya kibazo cyakurwaho. Ni ukuvuga ngo rero ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi biba ari bitoya, tukabivamo tukongera tukajya no mu bindi byiza. Ibyiza nabyo ntibihoraho, nabyo biraza bikagenda, tukongera tugahura n'ibindi bibi, ariko bihora bisimburana nk'uko ikirere gisimburana, izuba rikava n'imvura ikagwa. Ibyo bintu ubikompare ubyumve ko ibihe bisimburana. Iyi ngiyi nabyita nka karma ishaka gukaruma igihe wagize ikibazo kiguhungabanya. Rero ni ukuvuga ngo ni uguhumurizanya kuko abantu benshi barakomeretse, abantu benshi bafite imitima ibabaye, bafite imitima ikomeretse. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo nurebe iyi videwo witekerezeho. Ese nawe bikubaho? Witekerezeho. Ndabizi ntawe bitabaho kuko mu buzima bwa muntu igihe cyose duhura n'ibidukomeretsa, tugahura n'ibidushimisha, kuko tuba mu bihe byishima, tukaba mu bihe bibabaye, ibihe byo kwishima, ibihe bibabaye. Ujye umenya mbere yo kugira ngo igihe wahuye n'ikibazo ujye ubanza utekereze ko igihe cyahindutse, ubwo icyo nicyo gihe wagezemo, kandi wibuke neza ko kigomba no kuvaho. Ujye ukinjiramo uzi neza ko kirimo kandi kigomba no kuvaho, kuko niyo mpamvu navuze ngo imvura iragwa igahita, tukagera mu gihe cy'izuba rikava cyane, ariko rikagera igihe rigashira. Rero iyi ni karuma yo kugira ngo ujye wikaruma, ujye ukaruma umubiri wawe. Ujye ukaruma ubuzima bwawe, umutimanama wawe ubashe kuwuhumuriza kugira ngo we kubyimba ngo wumve ko ibibazo byacitse, ibintu byakomeye, ujye ubasha kwiyakira, we kumva yuko niba uhuye n'ikibazo gikomeye
wumve ko kitagomba kurangira, kirarangira. Wowe niba ugira ikibazo kikakuremerera ukumva nta yindi nzira, ukumva nta yindi nzira wanyuramo kugira ngo icyo kibazo kiveho, jya wibuka ko na ya mvura y'amahindu igwa kandi igahita. N'aya mvura iragwa nyinshi cyane, ugasanga abantu babuze uko bagenda, ariko iragera igahita, umunsi ukaba neza, abantu bakagenda, muvoma zikongera zikabaho, imirimo ikongera igakorwa, ariko abantu bari bagumye hamwe, imvura yabaye nyinshi, ariko ntabwo yagwa iminsi, ntabwo yagwa icyumweru cyose idahita ngo ibintu ngo ubuzima buhagarare. Turihangana imvura ikagwa kuko nta kundi wabigenza, ntacyo wakora. None se imvura iguye wenda ugomba kujya mu kazi ntihite, hari icyo wakora kugira ngo ibashe guhita ujye mu kazi? Cyangwa se iguye wenda hari ikintu gikomeye cyane wari ugiyemo, cya kindi gishobora gutuma nta cyatuma uhagarika icyo kintu ku buryo utagikoze ntabwo byakunda. Nka kwa kundi ushaka kuvuga uti habaye ambutiyaje, kandi iyo nzira yabayemo ambutiyaje, uri kujya mu bintu byihutirwa cyane ku buryo udashobora gukererwa n'umusegonda, ariko iyo ambutiyaje ntacyo wayikoraho kandi wanyura n'inzira zitariyo. Ni nako rero ugomba kwihanganira ibibazo bikujeho, ukavuga uti nubwo bibaye yego ndababaye, umutima wanjye urakomeretse, ndababaye, ariko byihanganire bibeho, birarangira, kuko nta kindi wakora kugira ngo ube wazimangatanya ntibigaragare ko byabayeho. Bibaho, uba ugomba kubyakira, bikabaho, bikanarangira. Ibi ndabivugira ku muntu ugira umutima woroshye, utiyakira, akarinda atekereza gufata umwanzuro wo kwiyahura. Wifata umwanzuro wa burundu, ubaho burundu ku buryo bitazagaruka. Wihanganira ikibazo icyo cyoroheje. Ibibazo biroroha bikavaho, ariko ntabwo bibaho burundu nk'icyo cyemezo ufata cya burundu cyo kwiyahura. Cyo kibaho burundu ubuziraherezo, ariko ikibazo kiba kibiteye cyo kiraza kikitura aho ngaho, ariko kikongera kikanavaho. Tujye twihangana rero, kuko n'ubundi iyo hari ubyihanganira udafashe uwo mwanzuro we, ntabwo kwihangana bibasha. Agira trauma, agira pressure, amaraso, umuvuduko w'amaraso, indwara nyinshi zishamikiye mu gahinda katabasha kwiyakira, byinshi cyane. Ariko icyo nshingiraho ni uko, icyo nshaka kuvuga, tujye twihanganira ibitugerageza kuko aba ari iby'igihe gitoya. Ubanze unotinga ku kantu ko ibibazo bitwugarije aba ari iby'igihe gitoya. Mu magambo yose navuze, niba urafata ko akantu kuramo kamwe, kuramo akantu kavuga ngo ibibazo bitwugariza aba ari iby'igihe gitoya, bikagenda, twongera tukayinjira mu bibazo byiza. Ni ibintu rero bisimburana nk'ikirere.